none siribara gutekereza amasiri obaye taradabona nyokobwe umite mubwira ngaruburu bita go Sylvie uzamubwira ko wari witwa Cyusa ndamubwira mubwire ati Cyusa atamenye umukazana yawe nyande umukwe oyi umukazana niwe wa mbere umukazana nyuma umukazana ni njyewe mama ariko njye naremeye abari bo bari kuntiza undi ngo rero wajyanira ubuntu ariko uko no kutakora amujyana zito ibintu biraguhaye ikintu tugomba kwitwararika ni ukumwereka amafoto yacu twese hanyuma ukamubwira ko natwe twabaye muri ahubwo ibintu byo kuvuga ngo mwereke umukazana ngo mwereke umukwe usa sinyo ukamwereka mbere ni ukubanza nkamwereka dore mabukwe wanjye harya mami weho uri mabukwe ubona mama muri ba mwana asize byose zaje kukureba kuki ushyira inyuma kandi ari njyewe watumye abangaba baza muri Afurika ahubwo weho ibyo uzabibwire wari kuza gukora iki? wari kuza kureba urangiro oya ugomba kubanza ukagenda ukansasira ku byo ukamubwira ati uyu mukazana rero ni umukazana wawe w'ahazaza ni umwana mwiza afite imico myiza nyine ukabanza ukerekana imico yanjye myiza nubwo usanga asaba mu cyaro bazagusasira nzicara uzajya ko tuzajya kumukura baba tukamuza tuzajya dushaka indi nzu nini tumukuriye aba tumuzane turamukuruye mu izina rya Yesu turamubohoje haleluya yo mbega byiza ko mama wawe mana we azaza tubane sinzi niba bizagenera nyine kubona umuriro itamama akajya amamagara mama nyine mama wangire yahita kwibagiza nyirana ntukamuvugurire ukuntu nyiranambara yagiye amfata nari narishizemo ko nta mumama mwiza ubaho mama ariko aho nakuboneye karibu yo kamara yego aho si uzi byuya cyane babaye na mahoro mvuye komera kamera Yesu ashimwe kamaradere ahora mu miguruko urara n'ibite ko mbona cyose yakureye na mahoro tugwa amazi oya nta kibazo iribageza rero tuve muri siporo ahantu ugiye kujya ntiwibeshye ngo ugende ntiwibeshye ngo ushingure ikintu gihamye rahira iki ahantu ugiye kujya yego wabibwiwe n'iki narose ko Rugema hari ahantu bagiye kukujyana kandi umugambi afite ntabwo ari mwiza. Bakunzi ba filime za Musara, noneho murabona ko iribagiza umunsi wari ugeze kubera ko Rugema na Fabiola bari bapanze kuba bakica uyu mwana w'umukobwa iribagiza, ariko Imana ibashije kuba yatabarira igihe yohereza umwana wayo Kamarade aza kuba yaburira iribagiza, kubera ko Kamarade yari aryamye akabasha kuba yarota iribagiza bari kumugira nabi, kandi twamaze kubona ko Rugema na Fabiola ibyabo atari byiza cyane. Burya Imana ikora ibitangaza ikabasha kuba yasimbutsa umuntu urupfu. Nimba nawe wemera ko Imana ikuhindura ibintu, jyewe hasi muri comment wandikemo amena yuko tugiye kuba twarebera hamwe episode igiye kuba yakurikira iyi ngise biraza kuba bimeze bite. Rero wowe icyo usabwa ni ukukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko tubonye ko Kamarade ibitangaza abashiye kuba yakora, akabasha kuba yaburira iribagiza, kandi iribagiza yaragiye kuba yagenda akajya kwishora muri mugambi wa Rugema yari yapanze we na Fabiola. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza muri no filimi.
kubera ko Fabiola ndetse na Rugema bari bashatse abicanyi bo kuba bakica uyu mwana w'umukobwa Iribagiza igihe bamutumagaho ngo agende hariya mu rugo bamubwire. Ahageze ajyana na Cyusa, Rugema araseba. Rugema biramubabaza cyane kuba yarabonye Cyusa azanye na Iribagiza, bibasha kuba byamubabaza, ariko kuri ino nshuro yaramushukishije ngo agiye kuba yamwereka mama we, kumbe yaragiye kuba yamwica kubera ko twabonye ko yapanze na Fabiola avuga ati igihe yari arimo atyaza ibyuma muri episode yarangiye avuga ati bazamujyana mu ishyamba ngo bagiye kumwereka mama we Iribagiza bamwiciremo, nuko Rugema we bamufate bamuboheremo babashe kuba bamukebaho akantu gatoya kugira ngo nibaza kuba bashaka Iribagiza basange yapfuye. Rugema we bamubohe ubundi bamukatagureho utuntu dutoya kugira ngo byerekane ko nawe yari yashimuswe, nawe yaragiye kuba yakishwa, babashe kuba batabara Rugema, kandi Rugema ari we nyiri imipango, ari we wapanze kuba yakikatisha kubera ko niwe uzaba wohereje abo bicanyi kugira ngo babashe kuba bakica uyu mwana w'umukobwa Iribagiza. Rero urumva ko Imana ikoze ibintu byiza cyane, kohereza umuhungu wayo Kamarade akaza kuba yaburira Iribagiza ko urugendo agiye kuba yakora atari urugendo rwiza cyane kubera ko yararaza kuba yahuriramo ibyago bikomeye cyane. Rero niba nawe wizera ko Imana ikora ibintu igahindura ibintu byananiranye, jya hasi muri comment wandike amena kubera ko tubonyemo ibintu bibashe kuba byashimisha abantu benshi. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi hariho abantu batabasha kuba bakandika amena, manuke muri comment mushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, kubera ko ni ibintu byinshi tugiye kuba twarebera hamwe kandi bikomeje kuba byatungura abantu benshi hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tubonye ko Imana ikoze ibitangaza ibasha kuba yahosha umugambi wa Rugema ndetse na Fabiola bari bapanze, imitego yabo iri kugenda ibashibukana. Rero nimba wishimiye ko Rugema na Fabiola ibintu bari gupanga bitari kubasha kuba byacamo, kubera ko tumaze kubona ko Iribagiza amaze kuba yasimbuka urupfu inshuro nyinshi cyane, kandi bikozwe na Rugema ndetse na Fabiola, nibo bari kujya inama muri ino minsi noneho igihe Nyiranambara atagihari. Rero nimba wishimiye ko Rugema na Fabiola akabo kashobotse, rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane, kuba Rugema na Fabiola bari gutega imitego ikabasha kuba yashibuka nta kintu ishibukanye. Hari uwo bazatega noneho ushibuka nawe bashatse kuba batega Iribagiza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, burya ni ibitangaza by'Imana bibasha kuba byagaragara hano muri ino filimi. Ese ni irihe somo wewe ukuramo hano muri ino filimi, kubera ko habasha kuba hatambukamo amasomo menshi atandukanye? Byose turaza kuba tubirebera hamwe. Rero nimba tubashije kuba twayana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba bakabasha kuba bagera hano. Rero ni byinshi cyane tugiye gukomeza turebera hamwe, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza we ibyishimo byari byinshi cyane byo kuba yajya kuba yareba umubyeyi we, ariko ntago byigeze bibasha kuba byamuhira, kubera ko we na Cyusa ndetse na mama na mama Cyusa we bari bishimiye cyane, ndetse n'uriya mukobwa Sylvie bari bazi ko Iribagiza agiye kuba yabona mama we, batangiye kuba bakitoranya umuntu uraza kuba yabanza kuba yabwira mama we. Mama Iribagiza aramutse kuba yaboneka, umuntu yari kubasha kuba yavuga muri no muryango wo kwa Cyusa, buri wese ari kwitoramo uwo baraza kuba bavuga mbere, kubera ko byari ibyishimo gusa kuba Iribagiza yaragiye kuba yabona mama we, ariko ntago byigeze bigenda neza kubera ko Rugema nyine yari yarapanze imipango yo kuba yakica Iribagiza, ariko ntago byigeze bimuhira. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza atabashije kuba yagenda, kuba Imana yohereje umugambi wayo ukohereza uyu mwana w'umuhungu Kamarade akaza kuba yaburira Iribagiza kubera ibintu byari bigiye kuba byamubaho atari ibintu byiza cyane. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana mbere, kubera ko uriya mwana Cyusa we nta kindi kintu yari yitayeho, kandi Iribagiza yari ashaka kuba yagenda wenyine, yarabujije Cyusa kuba yamukurikira kubera ko bajyanye kwa Rugema nubwo byamubabaje cyane, ariko Cyusa yabashije kuba yarinda uyu mwana w'umukobwa Iribagiza. Ariko kuri ino nshuro urugendo yari agiye kuba yakora rwari urugendo rwa wenyine, kubera ko yari yanze ko Cyusa amukurikira, kubera ko ngo Cyusa atera akavuyo. Rero uri kumva ko Iribagiza burya umunsi wari ugeze, ariko ntago bibashe kuba byakunda. Burya nimba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, igahindura inzira mbi wari ugiye kuba wacamo ugacamo nziza, jya hasi muri comment wandike amena, kubera ko ibintu tubashe kuba twabona muri ino filimi ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bibashe kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, kuba Iribagiza yaragiye kuba yapfa, ariko kuri ino nshuro akabasha kuba yarokoka, kandi akarokorwa n'umuntu tutari twiteze ko
araza kuba yazamo, tutari twiteze ko araza kuba yabimenya kubera ko atari yigeze abibaganiriza kugira ngo babashe kuba bamuherekeza. Iribagiza rero yari agiye kuba yajyana na Rugema wenyine, kandi Fabiola we ntago amufitiye umugambi mwiza kubera ko n'ubu agifite inzika, kubera ko bari bavuze ati bashaka kuba baca intege musaza wa Iribagiza, kandi twamaze kumenya ko musaza wa Iribagiza nta bintu byinshi azi kuri uyu muryango, kubera ko we atazi nimba n'iriya mitungo ari iyabo. Ni Iribagiza wabashe kuba yakibuka wenyine. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane. Se biraza kuba byagana he? Byose turagenda tubirebera hamwe uko byagiye biranga iyi filimi yacu, ubundi tuze tureba se ibintu biraza kuba byagenda gute muri episode ikurikira. Rero nimba tubashije kuba twagirana hano tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, kubera ko ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubona hano muri ino filime bitangiye kuba byatungura abantu benshi. Ndaza kuba nakubwira akandi kantu kabashije kuba karanga iyi filime, kabashije kuba kashimisha abantu benshi, karaza kuba katera amatsiko abantu benshi, ariko ndaza kuba nayakumara kubera ibyiza bigiye kuba byazamo bikomeje kuba byatungurana hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese mama Iribagiza biraza kuba byamugendekera gute? Kubera ko twabonye ko afitanye umwana na Rugema, kandi uwo mwana akaba atangiye kuba yakura, akaba ashaka kuba yamenya ukuri by'ibyo se akora. Se mama wa Iribagiza araza kuba yamubwira ngo iki? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe, kubera ko ni ibintu byinshi cyane uyu mwana akomeje kuba yabaza uyu mubyeyi, kandi uyu mubyeyi nta gisubizo na kimwe yabasha kuba yamusubiza, kubera ko nawe atabasha kuba yakibuka ibintu Rugema yamukoreye, kubera ko Rugema yatumye uyu mugore yibagirwa buri kimwe, yamuhaye uburozi butuma yibagirwa. Niyo mpamvu atibuka ko afite n'abana, yibuka ko afite abana ntabwo yakabaye abana na Rugema, yibuka buri kimwe cyose Rugema yagiye amuhemukiraho, ntabwo bakabaye babana hano mu cyaro. Ariko Rugema akomeje kuba yabeshya uyu mugore cyane, kubera ko azi ko yamuroze, agumya amuneka amubaza nimba yarabashije kuba yakibuka ko afite abandi bana. Ariko mama Iribagiza we ntabyo azi ko afite umwana bita Iribagiza, akagira n'umuhungu bita Rurangirwa, kubera ko Rugema yabashije kuba yamuha uburozi butuma atibuka buri kimwe cyose. Rero uyu mwana we akomeje kuba yamubaza ibibazo bikomeye cyane, ati papa akora iki? Kubera ko uyu mugore nta kintu na kimwe azi, kubera ko yibuka ikintu cyose cya nyuma y'uko ahura na Rugema, kubera ko yakangutse avuye muri koma abona Rugema wenyine. Niyo mpamvu amwita umugabo we, nta nubwo Rugema yigeze atereta uyu mugore kugira ngo babane. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane. Ese uyu mugore igihe azabasha kuba yakibukira hazaba iki? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Wowe nimba tubashije kuba twagirana hano kuri uno munota tukaba tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, kubera ko ni byinshi cyane dukomeje kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu, kandi biraza kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko uyu mwana we akomeje kuba yabaza ibibazo mama we, avuga ati Rugema akora iki? Papa wacu akora iki? Kubera ko uyu mugore nta kintu na kimwe ari kubasha kuba yasubiza uyu mugore, kubera ko arimo amubwira ati papa wawe akora mu mujyi, aba yaragiye kudushakira imibereho. Ariko uyu mwana ntabwo yigeze akira amakenga, kubera ko ashaka kuba yabona papa we, ashaka kuba yamenya ikintu akora cya nyacyo. Kandi twabonye ko Rugema we ibye bitari byiza cyane, kubera ko abesha uyu mugore ngo afite akazi mu mujyi, kumbe aba agiye kuba yagambanira abana b'uyu mugore kugira ngo abashe kuba yabica abakure mu nzira, kubera ko twamaze kubona ko ashaka kuba yakura mu nzira Iribagiza kugira ngo areke kumubangamira, kugira ngo atazabasha kuba yamujyana mu nkiko, kubera ko ari we Rugema ufite imitungo y'uyu mugore, ndetse Iribagiza niwe wenyine umaze kuba yabyibuka. Rero uri kumva ko filimi yacu iri kugenda igana ahandi hantu haryoshye cyane, itangiye kuba yashimisha abantu benshi, kuba Iribagiza yamenye ko afite mama we, kandi Rugema noneho akabasha kuba yabimwemerera, akaba yaragiye kuba yahamwereka. Ariko yari imigambi yo kugira ngo amwice, ntabwo Rugema yari kwerekana uyu mugore yuko twamaze kubona ko ari ibanga rikomeye cyane, niwe urizi wenyine aho hantu mama Iribagiza ari. Uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byaryoha, kandi iri banga ntabwo ashaka kuba yanaribwira na Fabiola umugira inama, kubera ko Fabiola nawe ntabwo amwizera neza, ntabwo Rugema yizera uyu mukobwa Fabiola, nubwo amufasha kuba yamugira inama zo kuba bapanga uburyo bagomba kuba bakicamo Iribagiza ndetse na musaza we kugira ngo batazabasha kuba babajyana mu nkiko. Se Fabiola we yungukira hehe? Rero ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubona hano muri no filimi yacu bikomeje kuba byatungura abantu benshi.